Okay, ibyo si ikibazo, ahubwo iwabo mu cyaro urahazi? Good. Okay, nimba uzi iwabo bitarenze ejo cyangwa uno munsi ngira direct tutujyana. Please, ndashaka kumubona. Okay, thank you. So, wow. Nyosho. Baba iki? Hejuru. Iki bari kumana ndahise cyane imbere. Ndekuru. Ariko reka nguhere ikaze udahwema gukurikirana ibiganiro byacu bijya kwino sheni yawe. Nk'ibisanzwe nibuze ku ngumana gutuza amahoro y'Imana nabane nawe aho uherereye hose. Mwebwe mudahwema kudukurikira mwanatanze umusanzu wanyu ku biganiro byacu bitandukanye twagiye tubabona na mu comment mugende muduhereza nayo turabashimira. Niyo mpamvu tubasha kanya kugira ngo twongere dufate agatebe twicare hasi tuganire. Nanjye mbasuhuza bitewe nuko mbakumbuye na nina nabakumbuye cyane. Amahoro y'Imana mbesubiremo abane namwe bigishimana kandi komeze ubane namwe. Nk'ibisanzwe rero twinjira muri cya kiganiro cyacu The Contract cy'uhererekanye. Ni filime ikundwa hano mu Rwanda kandi filime ifite ubutumwa bwiza kandi bugiye butandukanye, aho ibintu bitandukanye bigiye birimo uruvangavange ibyiza ndetse n'ibibi, ndetse buri muntu wese uyikugiriye bakibaza aho ibintu byerekera. Uyu munsi ntabwo nshaka ko tuza kugirana ikiganiro kirekire, ahubwo ndagira ngo tuze kwivuganira kuri Tasha, tuvuge no kuri papa wa Bobo Tayiga ndetse na Bobo. Ntabwo tuza kubura kuvuga kuri Nyambo ndetse na Nsabi n'urukundo rushyashya rwa Nsabi, aho Nsabi afite ikibazo. Duhereye kuri Nsabi rero, Nsabi afite ikibazo kimeze gutya. Nawe ubwawe muri we wagera ubonye umuntu ari kubwira ko agukunda kandi ufite umuntu mwabanye mu nzu, bitewe n'impamvu y'ikano mutumvikanye ukagatuma mwasohoka mu nzu akagenda. Ubundi na Bibiliya ntabwo twemerera kwahukana. Bibiliya ivuga yuko umugabo ushatse kwirukana umugore agomba kumuhambirira utuntu maze akamuherekeza akamujyana iwabo akamubwira yuko amusenze. Ariko umugore uvuye mu rugo rw'iwe Bibiliya imugaragaza nk'igishubaziko. Ubundi nta mugore wakagombye kuva mu rugo rw'iwe ngasohoke nta muntu mwirukanye, kabone nubwo baba ariyo bapfa n'umugabo agomba kwihangana, kubera yuko Bibiliya ivuga yuko baba bahambiranye. Ni ukuvuga ngo isezerana abantu basezerana baba baragiye kuba pastor cyangwa bataragiye yo burya ntimukajya mugira ngo Imana ntabwo ibibizi. Iyo umutima wawe uhishimanye n'undi muntu mukibanira gutyo, yego nk'imiryango ndetse n'imbere y'Imana abantu benshi cyane babibona nabi, ariko imitima yanyu ubwayo iba yarakoze isezerano ridakuka, kuko iryo musezerano niryo rituma mujya kwa pastor mukarihamya imbere y'abantu ndetse n'itorero. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu abanye n'undi mw'ubwo buryo bagomba kubana neza, kubera yuko ubu ngubwo baba bashinze igisekuru cyabo ndetse baba bashinze umuryango bakomokaho. No mu gihugu iyo bagiye kubarura ingo zibanye bavuga ko ari ingo zibanye zitarasezeranye, ariko ntabwo bavuga ngo n'abasibateri babanye. Aka kantu mujye mukumva. Bibiliya ivuga yuko umugore wahukanye gahura n'undi mugabo bakabana cyangwa bakasambana cyangwa bakaryamana, uwo mugabo ababonye ishyano rikomeye cyane, kubera yuko yajyanye umugore utari uwiwe. Ni ukuvuga ngo nujya kubisoma uzabisome mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, icyo gice uzabibona by'uko hano handitse ngo ifite umutwe uvuga ngo ndimugase ntimukahukane. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ugenda mbihuzahuza. Uyu Nsabi rero ikibazo kiwe afite aribaza nimba koko nimba yarasezeranye n'umuntu mu mutima wiwe bagapfa akantu gatoya karimo ubujiji n'uburangare kuko utarinda ibyo wahawe, amarangiza agahita afata undi mugore akamurongora. Aba yibaza ukuntu bizamugendera. Ese uwo mugore namara kuza bagateranira mu nzu, ubundi ni ukuvuga yungo umuntu ashobora gukora ikosa akanarihanirwa, ariko yamara kugenda akaza kubona impamvu zo gutuma agaruka mu rugo ruwe, yasanga uwo babanaga nk'urugero mu rukundo, ubwo umugore wawe aragiye amaze kugenda uhuye n'undi mukobwa murakundanye uhise umugira umugore, nawe iyo usanze mu ubwo buyobe ahita avuga yuko n'ubundi nubwo yagiye impamvu byagenze gutyo wateye induru cyangwa wamusakurije kwari ukugira ngo uzane uwo mugore. Bivuze ngo Nsabi rero ari kwitonda cyane. Nsabi ari kwitonda kuko atanitonze byamukomerera. Tekereza Nyamba agarutse mu rugo rwe akasanga undi mugore, yaba ari intambara igiye kuvuka. Ni intambara y'isi ya gatatu yaba igiye kuvuka mu rugo rwa Nsabi, kubera yuko hari benshi cyane bashobora kubigenderamo. Yego twibagirwa Jazira ashinzwe uburaya na Nsabi ko ari wowe washutse, kandi kuko twamaze kubimenya neza ko Jazira ari wowe wahaye pasi Kiramani
kugira ngo atange ziriya faranga, kubera ko na Jazira yakoreyeho miliyoni 2. nawe utekereza gutanga pasi ugafata miliyoni 2. ni ukuri ibi ngibi ni ubucuruza abantu, kuko uyu Jazira ahubwo ahita amaze guhura na Taiga bahita bakora diri iryoshye cyane kubera ko batangiye gucuruza abantu. Urumva nawe nimba yarafashe miliyoni 2 ari urukundo gusa rwavutse hagati y'abantu babiri, ko urukundo twavuga ko ari urukundo rw'ubuyobe, maze agahita afata ibyo bifaranga byose yahita akora ubucuruzi agatangira kujya acuruza utwana dutoya. Ariko nyine reka ntitumushinze ibyo ngibyo mu makosa, ariko uko byasa kose biba bigaragarira amaso yacu ndetse n'amatwi yacu akabyumva gutyo. Uyu mugore waje gukunda Nsabi ntabwo tuzi ikintu cyamuzanye, nimba ari urukundo rwa nyarwo, ariko bibaho ko umuntu ashobora gukunda umuntu atitaye ku byo afite cyangwa atitaye kuba yageze ute. Ugakunda umuntu utitaye ko afite umugore cyangwa afite umugabo, ariko ukumva umufitiye urukundo rukomeye cyane. Ibyo birasanzwe, birazwi, bibaho bitewe n'ibiganiro mugirana cyangwa bitewe n'uwo muntu ukuntu mubona ukamukundira, ibyo bikahinduka waramwishimariyemo. Ibyo ngibyo namwe murabizi, nibyo umugore wa Potifari yashatse gukorera uwo bita Dawidi, Purito Mumbabarire, yashatse gukorera uwo bita Yosefu, maze Yosefu arazibukira arabyihorera. Nsabi rero ahanga ntabwo twamugereranya, tugiye kumugereranya na Yosefu ntabwo twaba twibeshye cyane, kubera ko Nsabi nawe uyu muntu wazanye ni umunyamafaranga, ni n'umutware, niko twabyita umutwarekazi, ariko mu mafaranga Nsabi ntabwo yayitayeho. Ibitekerezo rero nimba ari mukuri cyangwa atari mukuri, uduhe igitekerezo cya muri comment nta kibazo. Uyu papa Taiga cyangwa papa Bobo icyo yakoreye abana biwe biriye birabura iteka ryose. Iyo uhaye umwana muto yanga ayobora ikintu, umukuru akaza akamuhanira imbere y'abantu, yego umuntu wese iyo ari gukora muri business atari atitaye ngo ni yase, aba ari umukozi. Niyo yaba ari yase ukora mufate titere runaka, uba uri gukora akazi nk'umukozi usanzwe, ntabwo uzana ibintu byo kuremera. Even nubwo ibyo bintu baba bari gukorera byose n'umushahara wawe ugaruka ukazakugarukaho n'inyungu yawe ikagaruka, ariko abantu mujye mubimenya yuko buryo biri mu kazi ntabwo uba wagiye kuba uhagarariye umuntu ngo ugende uzana ibintu bya kiryango. Ntabwo bijya bikora muri business, ubundi hakoramo icyo bita business to business, apana business to friend cyangwa to family. Ntabwo ibyo bintu bijya bikora. Kiryango ntabwo gikora cyangwa igishuti gikora muri business. Nababwiye ko uno munsi tutaza gutinda, ahubwo tuhita tunyandukira kuri Nyambo wibereye mu cyaro, uri guhindura ubuzima bw'umuryango wiwe, kandi koko ukabona ko ibyo bintu byari bikenewe. Ni amafaranga yaje, nubwo yaturutse ahantu habi, ariko ni amafaranga yaje afite ibintu byinshi agiye gukemura, kubera ko urabona ko abana bari bavuye mu ishuri. Kenshi na kenshi abana bava mu ishuri bitewe n'ubukene, ariko Nyambo abaye igisubizo gikomeye cyane, abaye umumarayika murinzi w'umuryango wiwe, kubera yuko yaba ari murumuna wiwe, yaba ari na musaza we, bose agiye kubasubiza mu ishuri maze bakiga nta n'icyo babura. Nuko tugiye twirukanze rero ku mukobwa Tasha, turanamubwiye ko iki kiganiro kitaza kuba kirekire cyane, ahubwo kiza kuba gito cyane bitewe n'iminota kanya dufite cyangwa bitewe n'ibyo dushaka kuvugaho, kuko ntabwo tujye dukora ibi biganiro kubera yuko twabibonye gusa. Benshi cyane batwibeshyeho bakavuga yuko ibyo tuba tuvuga tutabizi, ariko mujye mwihangana mubanza mwumve ubutumwa turi gutangamo, no kugenda tugenda tubihuzahuza na filime ndetse n'ubuzima busanzwe ndetse n'ibivugwa muri Bibiliya twese twizera ko ari ijambo ry'Imana. Tasha amaze kwihurira na Taiga rero, amaze kumubwira yuko amaze kumwemeza yuko imikino barimo yose bagize kandi bagomba gukora ikidasanzwe kugira ngo bafate umugambanyi. Ese iki uyu mukobwa bamwinjije muri uyu mukino kugira ngo ajye kuneka, akaba yageze ku mugabo bita Taiga. Mwebwe mubona iki? Iyo ubirebesheje n'amaso yawe ubibona ubugambanyi bwahozeho kera, ko umuntu wese cyamugendana cyane ashobora kukugambanira ndetse akagufatiraho imbunda cyangwa akagufatiraho inkota, akaba yanagukata umutwe bitewe n'impamvu ndetse bitewe n'uko ashaka kuguzungura n'imitungo yawe akayijyana. The quiet storms I can't disguise. Reka mbabwire ngo iki kiganiro reka tugisoreza aha ngaha. Ikiganiro cyacu nakagarukaho gukora subscribe kugira ngo uzabone ibiganiro byacu bitandukanye. Imbere muze kungumane ntisanzwe, ndabakunda kandi mbaza ku mutima, mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha aho mwiwe hose, mujye muhamuronke ndetse n'umuryango Imana ibane namwe, bikomeze binde n'imiryango yanyu, iba imigisha y'ubwoko bwose. Nibyo mba mbasabira. Njyewe tuzasubira mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.